ejo bundi hari umuntu twaganiriye arambwira ngo ubu ngubu ngo umusore asigaye apanga bije y'ubukwe, muri iyo bije y'ubukwe ngo akarenzaho na bije y'umwavoka ugomba kuzagira gute kuzababuranira muri gatanya. Hari ikintu gisigaye kivuga ngo runaka tugiye kubana kambanze ndebe nimba wowe uri kuntereta fese uhembwa ngahe winjiza ngahe, ntukubaka ushingiye kumva ngo nubwo nubatse ariko ejo bundi ni gatanya. Wizera ko nyuma ya divorce wakongera gukunda by'ukuri? Iyo urebye mu mboni zawe urugo rw'uyu munsi mu Rwanda cyangwa se ingo z'uyu munsi mu Rwanda zihagaze gute? Reka nkubwire ingo z'iyi minsi mu Rwanda, ariko turetse no mu Rwanda no ku isi hose, ingo z'iyi minsi ziri mu manegeka, ejo bundi hari umuntu twaganiriye arambwira ngo ubu ngubu ngo umusore asigaye apanga bije y'ubukwe, muri iyo bije y'ubukwe ngo akarenzaho na bije y'umwavoka ugomba kuzagira gute kuzababuranira muri gatanya. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi nimba navuga ko nyine nta muntu ugifite tageti yo kubaka ibintu birambye, nta muntu ugifite tageti yo kuvuga ngo kwa kundi muba muri fiançailles muganira ko muzabana ubuziraherezo. Muri iyi minsi ibyo ngibyo hari ntago bikibaho, kuko nimba umuntu asigaye aplaninga plani y'ubukwe agashyiraho na bije y'umwavoka ngo uzaburana bari muri divorce, bivuze ngo urugo rw'iyi minsi ruri mu manegeka biteye ubwoba, nta nubwo abantu bakiruha agaciro cyane. Niba uyu munsi umukobwa w'uyu munsi ari kumva ko afite ubushobozi bwo gusenya ingo, yumva ko wowe ubishyize mu bwenge cyangwa se mu bunararibonye bwawe, ubona ko uyu mukobwa w'uyu munsi wawe yakagombye gutekereza gusenya urugo cyangwa yaba atekereza kubaka urugo? Yakabaye atekereza kubaka urugo apana kurusenya, ariko nabikubwiye muri iyi minsi ibintu byarivanze. Umuntu niba ari kukubwira ngo ngende ngo umuntu asigaye ategura bije y'ubukwe agashyiraho niba umwavoka uzaburana mu gutandukana, style n'ubundi arwubatse abizi ko rutazagira gute rutazamara igihe. Ikindi cya kabiri, impamvu divorce zikomeje no kuba nyinshi, abana b'abakobwa benshi ureba sinzi umuntu wababeshye ngo umukobwa ngo utarabyaye, umukobwa utarahuye n'imiruhongo yo mu rugo ngo umukobwa ngo aramba ku isi. Sinzi n'ibyegeranyo bijya bisohora izo story. Noneho uyu mwana w'umukobwa uri kuzamukira muri iyi viziyo imeze gutyo, arahita yumva ko ibyo bintu ari byo. Ni nayo mpamvu abenshi basigaye bashimishijwe no kuba bashaka abagabo baryamana nabo bakabaha amafaranga kuruta uko yashaka umusore bagira gute babana ngo amushyire mu rugo abe mama w'abana. Urugo rwiza ruvuze iki kuri wowe? Urugo rwiza ni ijuru ritoya, ntibazakubwira ibindi Ijuru byose. ni iki? Ijuru rito ni ahantu ubaho unezerewe, ijuru rito ni ahantu ubaho icyo wahura ikibazo icyo ari cyo cyose wahura nacyo, ni ahantu uba wumva yuko ufite ibyiringiro ko ibintu byose bimeze neza, uhorana kumva ko ibintu bimeze neza. Iyo ufite urugo rwiza uhorana umunezero, niyo mpamvu avuga ko ari ijuru ritoya. Ubona urugo rw'uyu munsi rwaba iryo juru ritoya? Biragoye. Kubera iki? Biragoye. Impamvu bigoye, mana yanjye, ibintu byarivanze, kuko urumva style, hariho ikintu cyitwa ngo ubu noneho nta nubwo sinzi, ariko wenda bigaragara mu bakobwa cyane, ariko nta nubwo ari abakobwa gusa biriho. Hari ikintu gisigaye kivuga ngo runaka tugiye kubana kambanze ndebe nimba wowe uri kuntereta fese uhembwa ngahe winjiza ngahe, sibyo? Icyo nkakirebaho. Iyo maze rero kuza ntagetinze ibyo ngibyo, style rwa rugo nta ruba ruhari mu by'ukuri, nta ruba ruhari. Noneho ikindi kintu kiriho ubu ngubu, divorce zisigaye ziba nyinshi kubera ko nimba umwana w'umukobwa asigaye abyiruka akabona muri karitsiye iwabo, ni urugero, cyangwa se mu bashuti be cyangwa se mu muryango wabo, mu bantu 10 mu mwaka bashatse,
mu wundi mwaka barusigayemo ni nka 2 usigaye ubona ko ingo z'iminsi ziri mu manegeka. Wese yakuraho umurava wo kuvuga ngo nanjye ngiye bizagenda neza, sire muri babandi 10 ahita yumva ko nawe azaza muri babandi 8 rwasenyutse. Bisigaye bigoye cyane. Niki wabwira umukobwa uyu munsi cyangwa se umuntu utarashaka ku bijyanye na marriage kuba ugitekereza ku bwawe? Ngiye ikintu namubwiye se namushishikariza gushaka, kubera ko ntabahirwa kimwe. Nshobora kuhirwa, we ntuhirwe. Kandi kabiri, birabababwira ngo umuntu ngo washatse, ngo asaza vuba, ngo umuntu wabyaye, baba bababeshya n'ukuri. Baba babeshya pe. Kubera ko ubundi umugabo afite icyo amaze mu buzima bwanjye, nanjye mfite icyo maze mu buzima bwiwe, sibyo? So rero iyo ugiye kubwira umuntu ngo wowe utarashatse ngo uzarama ku isi, azayiramaho gute se? Kandi bya bindi runaka agomba kunzanira ntabyo afite. Birara byiba, ariko hari ibindi atazi atabona. Hari ibindi agomba kubona atabona, bira nibyo kwiba by'amasaha bikagenda, ariko bya bindi agomba guhorana bizubaka ubuzima bwiwe, nawe ibyo bikubaka ubw'abandi ntago abibona. So ngiye namushishikariza gushaka. Niyo nama wagira umuntu ushingira wumva ko divorce nyine, ushingira kuri divorce nyine akumva ko nyine akeneye divorce mu buzima bwe, akumva urushako rwe rwarangizwa na divorce? Ntabwo nzi icyo nawe abashaka mu buzima, sinzi n'impamvu baratumye afata umwanzuro wo gukora marriage ngo abane n'umuntu, ariko nimba yumva ko ubuzima urwo rushako rwe rugomba kurangizwa na divorce, ari guhitamo nabi. Kubera ko njye ntekereza kuri kote ubwo iyo abantu bamaze kubana ubundi style baba bagomba kuba bamaze kuba umuryango mugari. Ntekereza rero uba ugomba gutekereza, ese iyi divorce tugiye guhana irabangamira iki, irica iki, irasenya iki, sibyo? Ikindi cya kabiri, ugatekereza no ku bana yenda mwabyaranye, sibyo? Bariya bana ukabatekereza, kuko ubu ngiye reka nkubwire akantu nsigaye nkunda, nakwenda kari muri divorce ariko iteruye. Nsigaye nkunda aba bantu bashwana yenda mu rwego rwo kugira ngo babe bari gukemura ibibazo byabo, umwe agafata uburiri bwe n'undi agafata ubundi. Ngiye impamvu mbashimana iyindi ntagiye unyumva nabi, kiriya gihe baba bariho barasigasira abana babo, umubano n'abana babo, sibyo? So birashoboka ko umwe ashobora kujya kuryama mbere, ariko undi akarindira abana bakanza bakajya kuryama, nawe akajya kuryama kugira abana batamenya ibyo ari byo, ariko mu gitondo bose bagahurira hehe? Ku meza. Birashoboka ko muri icyo gihe bihaye umwe arara mu cyumba n'undi arara mu cyumba, ariho yenda se hashobora gukemukira bya bibazo, bakongera bakajya gute bagasubirana. Urumva icyo gihe bo ntago baba bagize gute, ntago baba bahise bihutira kumva ko urwo rugo rwabo n'ubundi rutazashoboka, n'ubundi ngo bahite bagira gute bakora divorce. Kari akantu ndakemera. So rero ntukubaka ushingiye kumva ngo nubwo nubatse ariko ejo bundi ni gatanya, sibyo? Icyo gihe n'ubundi iyo ugiye mu mutwe wawe wisetinga icyo kintu, byanga byakunda rwa rugo rwikubita hasi. Wizera ko nyuma ya divorce wakongera gukunda by'ukuri? Biragoye ariko byaba. Ariko biragoye. Reka ngushimire. Reka nshimire namwe mwese mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Ntabwo kibaye kirekire kubera ko ni topic nyine twatekereje tukavuga ati reka tuyiganireho mu bisanzwe, ariko yagira iki kwigisha nawe ugiye gukora divorce. Uyu munsi niba wumva ko ugiye gufata divorce, tekereza kuri aka kantu. Uvuge ngo okay, niba waragize amahirwe yo gukura ubona ababyeyi bawe, tekereza impamvu batatandukanye. Utekereze ngo hajya bo ntibagize ikibazo nk'icyo ngira. Nurangiza kumera gutyo, uzagenda wicarane n'umugabo wamukemura icyo kibazo, kuko munakundana mwarashwanaga buri munsi. Ntabwo byarangiraga mushwanye kuko mwarakundanaga. Rero ikintu kibajemo uyu munsi cyatuma mushwanana ntabwo ari ingenzi, kuko icyatumye muhura mukihanganira bya bibazo mugikundana, ntabwo ari cyo cyatuma mushwana ngo kubera ko ngo byagenze gute. Kandi wumve ko kwihangana muri ubu buzima ari byo bitera kunesha. Reka mushimire. Namwe mwakoze kutureba. Imana ibahe umugisha.